Mutesi ashobora kugeragezwa. Yego. Bibaho sana akamurasa w'imyambi. Yego. Sibyo se? Cyane. Akamurasa w'imyambi ariko yenda yashingiye yenda uburyo agenda tradinga mu nyamakuru yubatse byananiranye yongeye kubaka byananiranye yongeye kubaka byananiranye. Nje cyashingiye ndanga inama kuri ibi bintu. Ndabwo Yesu azaduhanira ko tutagize abagabo cyangwa abagore. Bishavuga ngo kutagira umugabo ndacyaha waba ufite. Ko Paulo yavuze. Ndacyaha waba ufite rwose. Ubwo rero ugira ngo kugira umugabo bigukurire mu ndege nge cyangwa bigukurire mu byaha wahitamo kubonda mugabo ufite. Byaba byiza cyane. Ariko Paulo avuga ngo kubwo kwirinda gusambana umugore agira uwe mugabo n'umugabo agira uwe mugore. Tugende ku mahame ya Bibiliya. Niyibane ariko igihe cyose ashatse undi mugabo wawe ndagihari atarapfa. Hari uko Bibiliya yavuze niba ngo ari bishuba siko hafi aho ngaho. Ubwo rero inama namugira gushyira baro hasi buriya kiriho kibuga cy'urugo kiba kimunaniye yibabariye. Bone mbere uko babarira abantu nuko banza kwibabarira. Sibyo si? Ubwo rero azabanza yibabarire. Kuba ubwe afite igikomere cyo ku mutima. Nawe ubwe arakomeretse nyine. Ndabwo wavura abantu utabanje kwivura. Hariya rero bamukomerekeje arakomereka. Biriya yavuze ni igikomere yavugishwe biriya ni igikomere. Ariko ndakubwira ukuri nebe genda biri gushira na cya gikomere ku mutima kizagenda kiri gushira nawe agabanya amagambo azongera agaruka avuga ngo burya ndi kwisi meze na yawe. Gira Imana ati Mana dore ibyo wambye birimo hano. Hano muri ibyo baririmira avuga ngo mfite inyandiko nyinshi zuzuye ibyo wambwiye ukugenda ukora nzajya mbivivura. Urano umuhanga. Shalom reka mbifurize ibihe byiza amahoro y'Imana nyagasani ukomeza kubana namwe. Ninosa nk'ibisanzwe ndabakunda cyane Imana ikandusha. Ndabasuhuje aho murere hose abari mu Rwanda ni Rwota Amasimbi turabasuhuje. Uyu mwanya rero turi kumwe na Ndumukristo TV ndetse no kujwi ry'amahoro. Twahuye nk'abahanuzi b'Imana nk'abakozi b'Imana tugiye kuganira ku by'iminsi n'ibihe. Ariko turashimana ko twongeye guhurira aha ngaha. Amen. Abantu bacu bangase abantu bamaze kudukorera subscribe reka tubabwire ngo Imana ibahereze umugisha n'abandi Ndumukristo badukunde cyane. Pastor badukunde subscribe iwanje baza kujya amahoro hose bakore subscribe. Baza bakore subscribe. Kari turabashimira cyane n'abantu babagabo cyane. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi ni ngewe wayoboye ikiganiro kujwi ry'amahoro no kuri Ndumukristo. Twagiriwe amahirwe umugisha w'Imana kugira ngo tuze kuganira. Hanyuma Pastor watangira udusengera ku Mana kugira ngo ikiganiro cyacu Imana ikiyobore gitangira ndetse gisoje. Yego. Mwami Imana yacu Mana dukunda ndagushimira izina rye ryubahwe. Amen. Uherekera ko sozura Imana nduhinduka twebwe turahinduka. Wowe ndabwo usaza twebwe turavuka tugakura tugasaza tugapfa. Ariko turagushima data misa ko twatwongeye iminsi yo kubaho. Data bushamisa mwamudukunda tuba tugeze ku uyu munsi ku itariki mu kwezi muri uyu mwaka. Mana turagushimiye izina ryawe nireshirwe hejuru. Reka ngwereke muri data Enosa, reka ngwereke nancu umugaragu wa Rabani. Data misa ubane natwe amagambo twenda kuganira aba magambo ahesheje Imana yacu cyubahiro. Turinde kuyobora tuyoborwe nawe kandi umwuka wora wawe aze muri twebwe atubashikana tuyore ko kuri Imana. Sengeye umuryango mugari badukurikiye hano kuri ndi umukristo kujwi ry'amahoro. Data myiza abari mu Rwanda bari mu mahanga hirya no hino ndabasengeye data misa nko muri kunda kugira ngo bafashwe nawe. Abaya twe nditwabishobora ariko buryo wowe iyo umwuka warayaje twumva ibintu tukabisobanukirwa izina ryawe rigashyirwa hejuru. Nabo ubagenderere ubagirire neza. Kandi Imana ndasenze saba umugisha kuba dukunda bakadukunda ku buntu mu izina ryawe ryera bagakora subscribe ku izi chaîne zacu. Data myiza comment ku bitekerezo byiza bagakora like. Data turagushimiye ibyo badure mugisha ibihe byose. Ngagumana natwe umve gusenga kwacu no gusaba kwacu tukuragije igahunda yose ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ishimwe cyane. Umeze ute Pastor Rabani? Yameze neza ndashima Imana.
mu mwuka mu mubiri ndashima Imana buriya nani Innocent iyo umuntu yashoboye kurya yashobora kunywa mu rugo ukabuzwa abana ari bazima madamu ari muzima abana ari bazima mu by'ukuri aba ari amashimwe aba ari amashimwe akomeye cyane aba ari amashimwe menshi cyane noneho iyo ufite n'Imana nawe urabyumva buriya hari ibintu butagarukaho biba byaramaze kwisetinga muri wowe ni ibintu bidahinduka ku muntu kuba ari kumwe n'Imana amababa y'Imana arakurinze cyane Imana yo ni iyacu ni inyamaboko Imana ni kumuririmbyi yaririmbye ni iyacu ntabwo tuyigarukaho turabishimira yarakoze yego hanyuma Labani iminsi urayibona gute mu bijyanye n'umurimo w'Imana abakozi b'Imana abashumba urabona bimeze bite urebye buriya nje uko mbibona Yesu twararejo n'uyu munsi ni kwari ndabwo ahinduka ibihe byo birahinduka iminsi igahinduka kuwa mbere atandukanye no kuwa kabiri atandukanye no kuwa gatatu kuwa kane atandukanye no kuwa gatanu bityo ukwezi kwa mbere gutandukanye no kuwa gatatu yego ariko Yesu yo ndabwo ahinduka ubwo rero ubwo turi muri Yesu ibihe byo biri guhinduka ariko abari muri Yesu ntabwo tuzahinduka kuko Yesu ko yarejo n'uyu munsi ni kwari agakiza turacyagafite umwuka w'Imana uracyuzuye muri twe ntabwo dukanzwe n'ibihe rwose kuko Yesu ni nyiribihe ariko pastor abantu bataye ibyiringiro hari abantu aba ni kazi kabo icyo dusabwa twebwe ni ukubasengera sibyo se ubundi myibi bihe turi mu bihe by'ishungurwa umugosoza ari kugosora ubwo rero igishimbo kidahamye kizatumurwa n'umuyaga kijye hariya ariko igishimbo gihamye kizasigara ari imbuto nziza nyiracyo yishimiye ayibike neza kugira ngo kindi gihe ngiki ya mbuto izabyara izindi kandi ya mbuto izagira umumaro nawe Innocent ibihe birahari bihitanye benshi cyo dusabwa no kubasengera ariko abari bari ku manegeka ubu baratemba muri iyi minsi hari ibintu byinshi birimo biratambuka nkatwe nk'abakozi b'Imana ngende kubireba nkumva ubwoba buraje ariko nkanongera nkavuga ngo kuko Uwiteka ari we mugenga w'ibihe byose hari ukundi kuntu azabigenza Pastor Mutesi uramuzi Pastor Mutesi ndamuzi uri kwa Sekazuba muzi no muri social media ubu ngubu harimo kuvugwa inkuru nyinshi cyane kuri we na Fredina urumva abantu bamuteze imijugujugu bavuze inkuru nyinshi kuri we baravuga ariko uyu mwanya tuvugana Fredina na Pastor Mutesi bamaze gutandukana ubu ngubu se ntitwavuga ko ari nk'ibihe bya nyuma twinjiyemo hahandi Satani ashobora kuba bya jambo rivuga ngo niba ngombwa n'intore zizayoba cyangwa se ngombwa ngo hazasigara intore zizananirwa hazasigara intwari zananirwa hazasigara indwarane sibyo bihe twaba turi kwinjiramo hari n'abandi bantu bashobora kubaza se none kari umushumba kari umukozi w'Imana ibi byaje gute ntiyabibonye ntiyageze ibyo bintu urabyumva gute ibintu rero ni bibiri cyangwa bitatu nje navuga aho ngaho icyambere Mutesi ashobora kugeragezwa yego bibaho sana akamurasa w'imyambi yego sibyo se cyane akamurasa w'imyambi ariko yenda yashingiye yenda uburyo agenda tradinga mu nyamakuru yubatse byananiranye yongeye kubaka byananiranye yongeye kubaka byananiranye nje cyashingiye ndanga inama kuri ibi bintu ntabwo Yesu azaduhanira ko tutagize abagabo cyangwa abagore bishavuga ngo kutagira umugabo ndacyaha waba ufite ko Paulo yavuze ndacyaha waba ufite rwose ubwo rero ugira ngo kugira umugabo bigukurire mu ndege nge cyangwa bigukurire mu byaha wahitamo kubona mugabo ufite byaba byiza cyane ariko Paulo avuga ngo kubwo kwirinda gusambana umugore agira uwe mugabo n'umugabo agira uwe mugore ariko byibuze iyo ushatse bwa mbere bikanga ugashaka bwa kabiri bikanga ugashaka bwa gatatu bikanga haba harimo ibintu by'intambara kuko cyambere ndekereza hano Satani yamurasaho yego nkuko yarasa n'abandi bose yamurasaho ariko sinamurashaho bwa mbere bwa kabiri yamenya tekiniki zo kare bwitware ku kibazo cy'ibijyanye n'urugo no kubaka none ikindi yenda ashobora kuba abagabo ashaka
yenda akaba ari abanyangeso akananirwa kubihanganira. Icya gatatu ashobora kuba ari we munyangeso. Abagabo ndibihanganire ingeso ziwe. Bere gutyo rero niwe wamenya icyo gukora akarinda ubuhamya kandi agakiranuka ngoko namaze kuvuga ngo abayo ndamugabo afite ndacyo byabimutwaye, ariko inguruze cyangwa se imikorere ye bikareka kugenda bitukisha izina ry'Imana. Pastor Mutesi se ubu ngubu muramutse muhuye umuhuye akavuga ati pastor ndashaka kugira ngo ungire inama kuko ndi kubona ibyo abagabo bitari kumpira nkora iki, ndafata amasengesho angana iki cyangwa se mbivemo burundu, kandi kubivamo ko ntashobora kubyihanganira nta mugabo ko ntashobora kubyihanganira. Nibure turabakozi b'Imana, ku ruhande rwawe ni nk'iki ushobora kuba wamubwira nibure kugira ngo wenda niyo nama nadukurikirana ku ijwi ry'amahoro no kurinda umukristo ashobora kugira gute, ashaka gufata nyamara ibintu pastor avuze ibi bintu nibyo, kuko iyo umuntu ari mu gihe nk'iki ngiki n'abantu badukurikiranye babyumve cyangwa se bandika muri commentaire, hari igihe umuntu ari guca mu nk'ibi ngibi we abura amahitamo, amajwi aza ari menshi akavuga ati ntuzongere gusenga, ntuzongere gusura kuri social media, ntuzongere kwiringira abantu, ujye ukunda ariko nawe wisigarize ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni nk'iye nama ushobora kohereza ntuza Pastor Mutesi niwe usengera mu magambo make n'Imana muha, yenda turamutse turi nk'ababonanye cyangwa se kansaba ati mushumba ngire inama. Twebwe mu itorero cyangwa se mu idini dusezeranya abantu gutandukanywa n'urupfu. Ndatekereza ko mwabo bantu bose ni nako mutazagenda asezerana nabo. Ubwo rero oya navugana ibyibuze niba byanze tugende ku mahame ya Bibiliya, niyibane ariko igihe cyose ashatse undi mugabo wawe ndagihari atarapfa. Hari uko Bibiliya yavuze niba ngo ari bishubaziko hafi aho ngaho. Ubwo rero inama namugira gushyira baro hasi, buriya kiriho kibuga cy'urugo kiba kimunaniye kuko buriya umuhanga mwe yavuze ngo iyo byanze biba byanze. Iyo byanze biba byanze, buriya kubaka urugo biba byanze. Ubwo rero niba byanze kandi Imana ikabimukunda n'akabayikunda, numva rwose yahagarara hamwe akavuga ngo oke abana mfite cyangwa se ndabo nzibana ngizwe ngorere Imana nuko. Yego. Ubu ngubu nk'abantu badukomeje kudukurikira umuntu ashobora kuvuga se buriya nta yandi mahirwe ya gatatu ategereje cyangwa se nta yandi mahirwe ya kane ategereje, buriya hari buriya agire gute amahirwe yararangiye bihagaze hariya. Buriya muri make utarajya kure mu Mana icyonze cyo. Yego. Nuko amahirwe abaremesha. Yego. Amahirwe ya mbere, hari aya kabiri, hari aya gatatu, hari aya kane, hari n'aya karindwi igihe gihumeka. Yego. Igihe gihumeka hari ibintu biba bigenda bitukisha izina ry'Imana. Niba rero ibintu byatukisha izina ry'Imana, njyewe nahitamo kubireka ariko Imana ikubahwa. Ese bra pastor ntabwo ushaka gusanga wenda hajye yaba yariraye mu rugo cyangwa se akirara mu bindi bintu runaka bigatuma we ashobora kuvuga wenda yaba yiyirizaga yajya gasenga, kuko kenshi iyo umuntu ari mu bihe byiza hari igihe ashobora igihe cyo gusenga akakigabanya, igihe cyo kujya gutaka akakigabanya. Nibura abantu ntashobora gutekereza ngo ari igihe yaba yaragize akantu ko kwirara hari. Buriya rero no se ku bintu bijyanye no gusenga cyangwa uburyo Imana ibanye n'abantu bayo, so gusenga cyane, ikibazo si ugusenga cyane, ikibazo si no kudasenga cyane. Huko haba hari ibintu byubakiye mu muntu cyangwa se yenda hakaba hari igeno ry'umuntu. Buriya nani inosa. Yes. Hari abantu turebesheje amaso y'umubiri, hari abantu ubona babasa naho bahiriwe n'urushako n'ubutunzi kandi no mu nzu y'Imana bataze n'umuryango wawe. Birashoboka ntabwo bishoboka? Birashoboka cyane. Mutesi amasengesho yasenze yakamwemereye kuba atunze atunganiwe ameze neza yego. Ubwo rero tuvuze ngo yenda yaba yaracitse ndege Satani akamwinjirira. Uko iyo umuntu yegera Imana cyane ni na Satani yegera cyane kamugabe bitero. Cyakora Paulo yavuga ngo shobozwa byose na Kristo umba imbaraga. Uwo niwe duha imbaraga. Ikibazo rero si cyo, huko
irigena cyangwa se uyu mugisha yego ntabwo ari uwa Mutesi wo gushaka ntabwo ari uwa Mutesi. hari amagambo Mutesi yavuze ngo ashobora kuzarinda apfa afite igikomere yatewe n'abantu. aravuga ati azarinda apfa. ayo magambo yayavuze yego ati kuko mu bibaho byose atafite umubabaro yatewe n'abantu. ese nk'umuntu umupasiteri ngiye nanjye ndi umukozi w'Imana ariko nkavuga se mfasha kubyumva nkavuga se ko abavuga gutyo ngazarinda apfa gifite uwo mubabaro kandi iyo umuntu apfanya umubabaro n'agahinda ko nijoro atashobora kuba yaritaha. ese se kuriya hari bishobora kugaragara ko nk'umuntu wari uwa mbere abaye uwa nyuma mu bwami bw'Imana ugasanga ibyo byose yakoraga birangiye ashobora kuba abuze na kimwe ahari. aho ngaho byanteye gutekereza cyane ngo nshobora kubariza n'abantu bose muri rusange. umuntu ashobora gutangira neza ariko agahura n'inzitizi nyinshi zishobora gutuma asoza nabi urugendo. nosa mu magambo make aho njye uko nabivuga yatewe n'abantu ibikomere. yego nawe yavuze ibikomere byihari. buriya mu mujinya no mu burakare umuntu avuga byinshi. buri umuntu avuga byinshi no kuvuga gutyo ni igikomere yari afite ku mutima n'uburakari yari afite ku mutima. uko buca rero bukira koze ugashira kundi kukaza umwaka ugashira ni nako bya bikomere bigenda bishira kaganda ko ku mutima nako kakagabanuka ndetse akaba yanapfa babariye abantu nawe ubwe yibabariye. bone mbere uko babarira abantu nuko banza kwibabarira. sibyo si ubwo rero azabanza yibabarire kuba ubwe afite igikomere cyo ku mutima nawe ubwe arakomeretse nyine. ntabwo wavura abantu utabanje kwivura. hariya rero bamukomerekeje arakomereka. biriya yavuze ni igikomere yavugishijwe biriya ni igikomere ariko ndakubwira ukuri nebe genda biri gushira na cya gikomere ku mutima kizagenda kiri gushira nawe agabanya amagambo azongera agaruka avuga ngo burya ndi kwisi meze babantu narababariye nanjye naribabariye. kuko byose birashoboka mu burakare tuvuga byinshi. biriya rero ni mu burakare nda kindi cyabiteye. abantu benshi hari igihe ese pastor no kubera iki umukozi w'Imana cyangwa se umuntu w'Imana ngiye nkujya nkunda kubona kenshi n'abantu benshi tuba dusengera nawe ujye ubibona kenshi kuki umuntu usenga iyo ahuye n'akantu gatoya isi yose igira gute ibimenya. noneho umuntu udasenga ibyo yakora byose ugasanga bigeze gute we nta n'umuntu ubimenye nta nubwo bigeze gute na gute. aho muri make buno umuntu usenga ni ngitara ni ngitara. yego zarera muri sare y'ubukwe umuriro ukagenda umwijima tuhita tubona ari kidasanzwe kibaje ni kidasanzwe. twese rero turaka kuko ni itara rirazimye umwijima urahita winjira rero ariko buriya uzarebe kwaka kw'izuba ni ibisanzwe. sibyo kwaka kw'izuba ni ibisanzwe. uzarebe n'itara mu mucyo gutya turi hanze itara ryese hariya nubwo waricana ririya tara ndacyo ryaba rivuze cyane. hari cyose ryaba rivuze. umuntu rero usenga ni itara mu mwijima turi kugendana. iyo itara rizimye umwijima urabibona. abantu rero kuko ryari itara ryagize ingomyi niba rigize ingomyi niyo mpamvu abantu babimenya. ariko mupagani n'ubu nasanzwe birahaha ari mu kirere. uwo rero nanasa asanzwe abibamo nanasenya asanzwe abibamo nanatukana asanzwe ndagisha kuri we cyabaye ndakidasanzwe cyabaye bamuzi muri urwo rwego. niyo mpamvu rero umuntu usenga iyo akantu gato kamubayeho ni itara rizimye mu mwijima. umwijima rero abantu leta babona ko ari igikuba kibaye. niyo mpamvu baravuga bavuga uko bishakiye kuko nyene ni itara rizimye. akupasa nubwo inkuru zo ari nyinshi cyane hano hanze ku bakristo byaba bisa nkaho bitoroshye bigoranye kandi ari ibintu bitandukanye bidasobanutse mu buryo wenda baba bavugwa baca intege bagira gute na gute no kubatesha agaciro mu buryo bwa mwuka wera. ati bisibyo ibi naga ari byo mwabikuye he biva hehe. ariko pastor ndagira ngo nibure wenda ugira icyo usobanurira abantu badukurikira no kuvuga ngo byanga bikunda
hari ijambo ry'Imana rivuga ngo turabashyitsi n'abimukira turi ku isi. Turabashyitsi n'abimukira. Umwe yigeze kuvuga ngo burya ngo nubwo tubwira ngo ishyano nabo babona ishyano buriya. Nubwo tubona ibigeragezo ngo nabo bagira gute nabo barabibona. Nubwo bavuga ngo abakozi Imana baramwaye burya nabo ngo hari igihe bagira gute bamwara. Mushumba icyo udusobanura aho hantu kugira ngo nibura wenda usobanura abantu badukurikirana bajye badukurikira gatanu ku kandi cyangwa se uko bikenda uko bwije badukurikira. Ni hari igihe wenda twe dusenga n'abantu bakimara kwinjira mu buryo bwo gusenga Imana bashobora kuvuga ngo se bariya bako ntacyo babaye ko nta babuze ko bahora bifitiye amahoro nabo gira icyo babwira ko byanga bikunda nta mahoro y'umunyabyaha gisigira icyo bisoze kuri bisobanura nubwo bameze kura nabo hari inkoni bakubitwa zitagaragara ariko zigira gute yego. David niwe ukunze kudukoresha ibiganiro kuri Goneleke TV akavuga ngo abantu badafite Yesu babayeho bate. Babayeho bate. Ariko se umugana abantu badafite Yesu oya. Ako kashamba kubakoresha muri iki gihe ngiki muzabikurikirana kuri Goneleke TV. Icyo shamba ari kurikoresha. Mu by'ukuri twebwe turageragezwa. Isikabibona. Ariko buriya bari abapagani. Yewe Yesu Kristo nangwa natwe bo buriya twebwe twese turi mu isi inosawe nawe mudukurikiye turi mu isi dasakaye. Satani wanje no Satani uri amupagani. Burengo ni bari abantu bakubitwa. Mberetse kuzinduka hano kare nyura mu mugi nsange ndaya bakofaguye amenya ari kuverwa na maraso ndareba ndakomeza nagenda muntu nari gushishiza yambaga asenga ari gushishiza mu by'ukuri bari muri abuzima babayemo barakobitwa kuko ntabwo bazi uwo baganyira baganyira ndese sebyo baganyira uwo batazi baganyira nde batazi uzi ko utwe barya wenda zitugeraho tukajya tugapfuka none twebwe tuziko dufite data ushoboye byose kandi ni umurengeze wacu ni umutabazi wacu twebwe twamaze kubimenya niyo tugeragejwe twihutira kuri we twakwitera kuri we reba data ndabara hano ibintu byakomeye akaguha ijambo ry'ihumure nguriya muntu bakuye amenyo bayamukure muri kabari sibyo cyambe ndi yaryamye bamukubisa amenyo bayakuye nekimenyemi beno bakuye amenyo ni yagiye mu buyobozi bwite bwa leta usanga ibye batabiha agaciro neza yego turi mu gihugu uburenganzira bw'umuntu bubakubahirizwa ariko barabanza akamubaza ngo bagukuye ayo menyo byagenze ng'umugore umukobwa saa 8 za nijoro uri heshi barabikurikirana ariko nabo babona ari ibintu bihengana rwose. Uriya muntu rero ari mama aki papa nibo wumva ngo bagiye mu kivo niwumva ngo biyahuye kuko ndakindi kibahumuriza umugani webwa twese turagerageza ari jambo naso n'ukuri pe tore mwisi buri wese ageragezwa ukwe buri wese akageragezwa ukwe kandi buri wese ageragezwa n'ibyabamo. David mu bunyamakuru azageragezwa no gukoresha abavuga butumwa ibiganiro niki niko bimeze nanje mu bushumba bwanjye no guhanura nzageragezwa nakayanye ngoreramo abashoferi bageragezwa no gutwara modoka yabo n'ibikindi byo mu muhanda na polisi yego bagenda bigengesereye rasa afite agahinda kamukirana ndakurahiye njye bimbwiye iki bimbwiye ndacu Jone twatashana ubukwe abantu babeshi tubera shoti sho tendeka bano bantu batatu ndago turabasiga atarararara polisi yo mu muhanda nayicikire ati mwomwe muri kunyosha mbatendetse bakamfata ndano wame 30 by'umuntu turi kugenda ndamwosha abate wetendeka mwisina nda ati oya paste mbabarira ibyo wakora byose sinabikora babantu turabasiga ashire imodoka mu muhanda uko yakavugaga tugenga kilometero imwe polisi ziba zitambitse ati ngare sinakubwiye ariko kuri njewe kukibya by'imodoka mu muhanda ndabyo we yarageragejwe nabyo rero bara nabo bageragezwa n'isi yabo nati mu gisate cyacu tukageragezwa cyakora twebwe dufite tuvugira ni Kristo nokuri ngo niwe tuvugira mu buryo bwose Imana ishimwe cyane kandi hagwe icyubahiro dushimira cameraman David waje uri kudukamera
Imana y'umugisha haze kwifuza ko umutima we cyane kandi witeka mwishimire. Ndafite ikayi y'amasezerano hano uwo mushumba Labani. Yego. Ikayi rwose ese ku bijyanye no kwandika amasezerano y'umuntu aba afite ni iki ushobora kubwira ku bantu babwirwa cyangwa se bahanurirwa amasezerano? Ni iki ushobora kubabwira ko ari abayandika n'abantu babifata mu mutwe uko bakanabyibagirwa? Yego. Je rero nafashe kandi ndavuga ati igihe cyose nzagera mu matage runaka nshobora no kugira gute n'abyibagiwe nkafata agakayi kahita ndebaho nkongera nkagira gute nkasubizwamo imbaraga nkongera nkakomera. Uyu munsi niki ushobora kubwira abantu badukurikiye ku ijwi ry'amahoro no kuri ndi umukristo ni gute bashobora kwitwara mu masezerano yabo kugira ngo arushweho kubungwabungwa mu buryo wenda Imana ishaka? Amasezerano arindwa no gusenga, cyo ni icyambere. Amasezerano akarindwa no kwizera, amasezerano akarindwa no gukiranuka. Noneho ariko ku bahanga cyangwa se ku banyabwenge nabafata akajenda ngako ufite akajenda ku buryo Imana ikubwiye wandika. Kimana kubwiye wandika. Maze imyaka myinshi ndi umuvugabutumwa. Maze imyaka myinshi ndi umuvugabutumwa Inosa, ariko buriya ndangiye kwandika ibintu muri 2020. Niko ndangiye kujya ndandika iby'Imana iri kuvuga, kandi kwandika ni byiza. Buriya iyo utanditse uribagirwa, ariko iyo byanditse bishobora no kuguha imbaraga zo gusenga. Niba ugiye ku musozi, ugiye mu cyumba ahandi runaka, ugiye kwerera, zamukana agenda yawe. Bwira Imana ati Mana dore ibyo wambwiye birimo hano. Hari umuririmbyi waririmbira avuga ngo mfite inyandiko nyinshi zuzuye ibyo wambwiye, uko ugenda ukora nzajya mbivivura. Uriya ni umuhanga. Uriya rero burafite agenda ngiyo yawe. Iyo wandika Imana ibikoze urajya ukavivura. Uzi ko nanjye mugani yabikora ukavivura. Buriya nanjye mbite agenda nane hafite igice nandikamo ibyanjye bwite, ibyo nandikamo iby'abantu runaka. Buriya kwandika biba byiza cyane, birafasha. Mushumba rero tugiye kujya mu mwanya w'ijambo ry'Imana, ariko watangiye usenga, ndasoza nsenga. Amen. Ntacyo bitwaje. Amen. Nanjye ndasoza nsenga. Tugiye kujya mu mwanya w'ijambo ry'Imana noneho kugira ngo tuze kuza gusoza ikiganiro, kandi turashima cyane ko Imana yaduhaye umwanya nk'uyu nguyu kugira ngo tuze kuganira. Burya n'uyu mwanya n'aka kanya, uyu munsi wa none wa mbere kwezi kwa 7 I think Imana yari yawuteguye mu myaka myinshi kugira ngo tuzahure tuganire, kandi uyu munsi nta gusa n'indi minsi yose twageze duhura. Uyu munsi urihariye, umunsi urihariye twicaye hamwe. Ni n'ubwa mbere, ariko dushimye Imana. Turaziranye tuhura tujya gute, ariko dushimye Imana. Ngiye birandenze kubera ko umukozi w'Imana mushumba tuhuye, nyine havuka ikintu cyagomba kuvuga ikintu gikomeye. Ndetse n'abadukurikiye mwese mumenye ko Imana irakora ibintu bidasanzwe kubw'iki kiganiro tugiranye, ndetse n'impuguro n'inama nyinshi, kandi bizagenda neza. Pastor ngahora ku jambo ry'Imana kugira ngo tuze gutwanzika ku kiganiro. Urakoze cyane kumba kanya keza cyane cy'ijambo ry'Imana. Buriya ijambo ry'Imana ni ukuri. Iyo umuntu ambwiye ngo mvuga ijambo ry'Imana, abansize mu mavuta yanjye, kandi abanyinjije cyane mu muhamagaro wanjye. Imana nishimwe cyane. Amen. Reka twiganire kuri ijambo ry'Imana twenda gusanga muri Zaburi. y'ijana na 25. Yego. Zaburi 125. Ni Zaburi abantu benshi bazi. Nanjye ndi mu bayizi. Yego. Kandi ibi nibyo byerekana ko ari ijambo ry'Imana. Yego. Kuko iyi Bibiliya ndabwo irambirana. Buri kimenyetso cya mbere cy'umuntu watangiye kugwa nuko biritangira kumunanira, agatangira kugira isoni zo kuyifata, agatangira kuyiburira umwanya wo kuyisoma, cyangwa se kumva ibyo afite bihagije. Ariko buri gihe cyose dufite inyota, dufite inzara. Niyo mpamvu yavuze ngo hahirwa abakene mu mitima yabo.
nda kindi hano yavuze si akawunga si umuceri si ibirayi, yari avuze ubukene mu ijambo ry'Imana. Uko duhora dushaka kurya ni nako tugomba guhora dushaka kumva ijambo ry'Imana no kurisoma. Zaburi 25 dusome mu izina rya Yesu. Haratubwiye ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo hora uhamye iteka ryose. Ngo nguko imisozi igose Yerusalemu ni ku Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Shaka imbagarire ku uyu murongo. Somye umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Hano ni Imana yari iri kuvuga. Yari irimo ibyira abantu bayo, barimo njyewe, barimo nawe dukurikiye. Ndetse iby'Imana iteka ryose yabisize ku mugaragaro. Aravuga ngo mwebwe abiringiye Uwiteka muzamera nk'umusozi w'i Siyoni. Uyu musozi ndabwo uzabasha kunyeganyezwa, ahubwo uzahora uhamye iteka ryose. Arongera avuga ngo nguko imisozi igose Yerusalemu ni ku Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Bivuga ngo twebwe uyu munsi urukundo rwa Yesu aratugose. Amen. Kuva none kuzageza iteka ryose. Mu buzima turimo uyu munsi no mu buzima by'igihe kizaza. Umuririmbyi niba aririmbye aravuga ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Imana ishimwe cyane. Tore mu buzima tugera byinshi bitunyeganyeza, imiraba, imiyaga, ya burwayi, ubukene, aho dushaka kugira ndi tuhagere, ibyo twifuza ndi tubibone, ibyo twasengeye rimwe na rimwe bigatinda kuza, ibyo twahanuye cyangwa se ibyo twahanuye rimwe na rimwe bigatinda gusohora. Ibyo ngebyo tugahungabanwa n'iyo miyaga n'iyo miraba. Cyakora Uwiteka atanga ibyiringiro. Aravuga ngo mwebwe abanyiringiye. Haleluya. Nubwo mwanyeganyezwa ndago muzanyeganyeza. Haleluya. Cyangwa ngo ibitunyeganyeza yarasi ko bihari. Yarasi ko bihari. Ariko arangira avuga ngo mwebwe ibibanyeganyeza bizaza ariko bisange mukomeye. Amen. Mana ishimwe cyane. Imiyaga izaza ariko isange mukomeye. Amen. Ibibazo bizaza ariko bisange bifite umurengezi. Umwe ni yavuze ngo abadafite Yesu mubayeho mute. Twebwe dufite ubuhungiro, twe dufite umurengezi. Mana ishimwe cyane. Ye mugabo ngurikiranye, ye mudamu, ye mukobwa, ye musore, nawe utarakira Yesu, nyamara muri Yesu hari amahoro. Tore mwisi imwe isi idasakaye, uburwayi bwangeraho nawe bukakugera, ariko uko ndwara bitandukanye nuko wowe urwara. Uko mbabara bitandukanye nuko wowe ubabara, kuko njyewe mfite umurengezi witwa Kristo. Uyu nguyu rero yanesheje byose, ariho ibihe byose, yanesheje urupfu nanjye azaneshereza, yanesheje indwara nanjye azazingiza. Amen. Yatsinze byose nanjye azanzindishiriza. Amen. Imana yacishimwe cyane. Murongo wa kabiri ngo nguko imisozi igose i Yerusalemu ni ku Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Imana ishimwe cyane. Buriya bana b'Imana kandi inshuti z'Imana, ndabifuriza gukomera, ndabifuza guhagarara kigabo muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Iyo twinjiye mu buhanga bwa theology, nino jambo rivuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Mu bahanga ba theology baravuze ngo uko umusozi iyo inkuba zikubita, uko umusozi utikanga, uko imvura iguye, uko umusozi utanyeganyega, abari muri Kristo Yesu natwe niko dukwiye guhagarara. Haleluya. 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 Ndiye dutwerwe ubwoba n'imiyaga n'imiraba byatugezeho tugahagarara, Imana yacu igahabwa icyubahiro. Hano twicaye mu aka karere hari umusozi witwa Ndabirambiwe. Ndarabaho ndabirambiwe yariri. Sibyo si? Yariri. Wande twageze hano uwi. Ni Rubange. Harya twageze ndatsindagira. Uriya musozi ndarabaho wari uriho. Imana ishimwe cyane. Amen. Imvura iragwa ikawuhasiga, izuba ryava rikawuhasiga, ndabwo unyeganyezwa. Natwe rero niko dukwiye gukomera. Haleluya.
tunyeganyezwe n'ibihe n'imiraba n'ibitutira ubwoba, tugakomera muri Kristo kugeza ubwo Yesu azaza akavuga ngo mwebwe mwahagaze neza mu gihe cyanyu, nimuze mbahereze ingororano. Amen. Ndangiza rero nakibyirira uyu mushiki wacu dukurikiye n'uyu mwene data, ndabwo nzi ibigeragezo uri kunyuramo, ndabwo nsama kuba ufitemo iki gihe, ariko humura, ndaguhe humure, hari umurengezi witwa Kristo. Amen. Uyu nguyu yaduhaye no jambo ku mugaragaro, rava ngo mwebwe munyiringire, ne munyiringira nzabagotesha urukundo rwanjye, muzaba mwese nk'abatayiriho. Imana ishimwe cyane. Muzaba mwese nk'abatayiriho, byaga abandi babona, mwebwe nzabibarinda kandi nzabakomereza imbaraga. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Amen, amen. Amen kandi amen. Reka dushimira abantu bose bakomeje kudukurikira, barakomeza gukurikirana ibiganiro byacu. Imana umugisha ihaze kwifuza kw'imitima yabo. Amen. Kandi Uwiteka abishimire. Amen. Ari kumwe na Pastor Rabani kuri Ndi Umukristo no ku Jwi rya Mahoro TV. Hanyuma cameraman David uyu munsi niwe wicaye kuri kamera kugira ngo bigende neza, amashusho abe ameze neza. Hanyuma Pastor uraza gutanga nimero ya telefone yawe kugira ngo umuntu wese uzagukenera uzagushaka, hanyuma azahita guhamagara, nanjye ndaza gutanga nimero yanjye. Nitumara ku genda birangira ndibuze gusenga Imana. Nimero ni 0788 54 823 iboneka no kuri WhatsApp. Yego. Imana ibaduhere umugisha. Amen. Hanyuma nanone kandi ni 0788 25 40 nimero zacu kenshi ziri pini ku biganiro tuba dukora, ziba zihari. Rero mudushigikire kandi mudukunde, abari hafi na kure, Imana irabereza umugisha. Reka dusenga Imana mu izina rya Yesu. Kandi mwizere ko Imana yamaze gukora ibyo yakagombye gukora. Imana ishimwe cyane. Kadusenga Imana. Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, uri ibyiringiro byacu, watangiranye natwe, usozanije natwe, kandi twizeye ko wakoze byinshi bidasanzwe. Ngaho rero umugisha ku muntu wese watangiye kureba ikiganiro agisoza mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.